ijambo mwatoranije izina ry'iyi concert My Life in Your Hands ni ijambo rikomeye cyane, ni rimwe mu magambo arindwi Yesu yavuze ubwo yari ari ku musaraba, kandi riri mu magambo agana inyuma ubwo yari agiye kurangiza urugendo rwe ku isi. Ariko ndavuga nk'umuntu uko amaze kuzuka yongera agendaho iyindi minsi 40, ariko burya ibya nyuma yo kuzuka nta n'abandi bamubonye uretse abari baramwakiriye. Birananangaza cyane. Haleluya. Njya bwira abantu ni ushaka kumenya ko Yesu yari Imana, ntuzarebe ibyo yakoze, uzitegereze cyane ibyo atakoze. Niwe muntu washoboraga kuzura abantu bose bapfuye, ariko ntiyigeze ajya mu marimbi kubazura. Yazuraga uwo bamusabye ngo aze, kandi igihe cyose yabaye muri Galilaya abantu barapfaga, akazura ababimusabye. N'ubu nawe ubimusabye yakuzura, kuko ubundi umuntu uba adafite Yesu. Bibiliya iratubwira ngo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, natwe yaratuzuye. Haleluya. Ikindi cya kabiri kinangaza kuri Yesu, umuntu washoboraga kuvuga ijambo rimwe gusa imigati ikibwiriza ikaba myinshi, ntakore kuranjura. Ariko nabwira pastor w'uyu munsi ushobora gutubura imigati buranjura zaba zigatuye, zafunga imiryango kuko zo zajya zirangura ifu. Nagura umugati umwe nkawutubura mvuze ijambo rimwe gusa, ntabyo yigeze akora. Akantangaza cyane. Umuntu wapfuye yishwe n'abantu bakamubamba bamuseka, agapfa ku munsi wa gatatu akazuka, yiyereka abantu, akaba ari igihe wapfuye. Mana, umuntu wa mbere nari gusura ni Kayafa, ahengera yicaye mu nzu n'umugore we bagiye kurya, aca mu rugi nkaza mwicara ku meza nabwira ni Kayafa, amubaka. Niba wishidikanya ngwino umpobe, nurangiza unzanire ifi nyiryo urebe. Iryo joro Kayafa yari gupfa, ariko si cyo cyazanye Yesu. Yaje gutanga ubugingo, ntabwo yaje gukora abantu ku mata. Noneho icyo kugira ibi ngibi, ubwo yari ari ku musaraba yavuze ijambo rikomeye cyane, asenga ayo magambo ruriya rubyiruko rwatoranijemo. Ngiye kubasomera amagambo makeya, hanyuma nivugeho andi magambo makeya n'ingero nkeya hanyuma usoze. Yarasenze ngo umwenda ukingiriza ahera cyane umaze gutabukamo kabiri, nuko isaha zibaye nk'esheshatu. Biri mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 23 umurongo wa 44. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane urusengero gutabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahira. Haleluya. Umva rero ikintu kinejeje, Yesu yabonye igihe cyo ku isi kirabanye, aravuga ngo Data, ubuzima wampaye ndabugushubije, mu biganza byawe niho nshyize ubuzima bwanjye. Haleluya. Ariko umunezero dufite kuri uyu mugoroba twebwe siko bimeze, ko ntabwo tugiye gupfa, ahubwo tugiye kubaho. Haleluya. Urebe icyo nkundira Imana. Hari umunsi iyo ngirangiza kwiga, nari ngiye umupagani, ndangiza university. Ndangije university, umujene kabutindi w'imyaka 24, murari ko ngana ufite 61. Icyo gihe rero nari nanutse kurusha ahangaha, mfite imyaka 24, ndangije university. Kunifashe mu mufuka niko nakundaga kwifata, kundaga kugenda nifashe mu mufuka, numva ndi kabutindi, wumva isi igomba kubifunika iyo yumva nyikandagiyeho. Ndangiza mfite ibinota byinshi, bamba kuba umwarimu muri university, batwitaga ba assistant, ariko ntawe na assistant niyo nigishaga kuru zanjye,
nk'uko abandi bose bigishaga izabo. Akunda kwifata mu mufuka gutya amasomo yanjye n'ubu niyo mbwiriza akenshi ntabwo nkunda kukayenda yigendana nkandika muri ko nshatse gifasha hasi kuko ndabanza nkabishyira mu mutwe aza kubishyira mu ikayi nyuma kugira ngo ikayi nitakara ntazashobora. Noneho ngenda nidunda nyine numva somo ryose amasaha abiri ayafata mu mutwe nkaza nkayavuga agenda. Iki gitabo cyanditswe igihe kinini ariko ubona ko bivuga mu Cyongereza ko nicyo nigisha. Ngenda gutya nyine numva ndi kabutimbi professor. Hanyuma umwaka urangiye haza politiki yari hasanzwe ariko nibwo bayishyizeho barandinganiza bumva ndapfuye. Agapapuro kaje muri envelope muzi za envelope za airmail murazizi neza ukazibukwa urebwa butoya mu mbona kangezeho hateyeho kashe ya ministeri y'uburezi. Uyu agapapuro kari gafite imirongo 3 gusa. Messieurs, pour des raisons d'État, tu n'es plus à la faculté de l'Université nationale du Rwanda, tu as été redéployé à l'école secondaire. Donc, au combien de temps vous allez nous qui vous allez à l'université, quoi corriger pour le secondaire. On va dans le fou. Nkoresha imbaraga zose zibaho kugira ngo usubire biraba. Ndagenda muri ministeri y'uburezi icyo gihe twari dufite ebyiri, ya enseignement supérieur na recherche n'indi yitwaga mineprisec ya secondaire na primaire. Ndagenda njyewe usanga bamaze kunyohereza kwigisha muri tronc commun ahantu hitwa Rulindo. Noneho ndagenda urumva umuntu w'umujene urabona ndashaje rero ariko abereka nyiri umujene nari umujene wakure wisi kundaga kwambara utupano tw'ublue jean twari tugezweho icyo gihe n'aga t-shirt n'agakote ka blue jean mfite na afro nini cyane ingana gutya urambona nyine ndagenda ka blue jean kanjye nkakubita ku rutugu ndagenda ngeze Rulindo nari ntaragera uretse ko neza aho herereye nzamuka Rulindo ngera ku bushorishori hejuru ndagenda nicara munsi y'igiti ndavuga ni this is my end ndarangiye barandangije. Ariko burya Imana ikora ibintu. Hanyuma ntangiye kwiheba ishyira Bibiliya mu ntoki zanjye kuko ubundi nkunda gusoma Bibiliya. Nayisomye inshuro 3 from cover to cover mva ku itangiriro igeza ku cyandishuro inshuro 3 mu mezi 6. Hanyuma Yesu aramaza ngo urumva umeze ute? Ndumva ntangiye kubaho kuko buriya hari igihe Satani amufata ati ngiye kumukubita hasi apfe. Mwana kabwira ngo shyira ubwo buzima mu biganza byanjye ubeho. Haleluya. Kuko igihe bari bateruye bakanaga hasi ngiye kwikubita Yesu yarasabye ngo ati how are you? Nta mudede toya uri mu biganza byanjye you are going to be alive ugiye kuba muzima. Haleluya. Buriya ngenda kukubwira iyi tembe mwafashe nk'abantu ndayikunda n'uno munsi kuko iyo uri mu biganza by'Imana you are fully alive. Mu biganza by'Imana niho tubona ubuzima nyabuzima kuko Yesu yaravuze ngo umuntu byamumarira iki gutunga isi yose akabona ubugingo mu biganza by'Imana niho hari ubuzima. Haleluya. Kuko Bibiliya ngo ufite uwo mwana aba afite ubugingo udafite uwo mwana nta bugingo afite. Haleluya. Umva ibi ngibi si yashoboraga kubyumva mwabona ukuntu isi iba nziza. Nagiye nihebye ariko n'ibyaha byari binanije mwabona b'Imana. Rero sinzi impamvu abantu bakunda ibyaha biragapfuza. Impamvu bituka nuko bizajya mu muriro. Hari umunsi Bibiliya iratubwira ngo nuko waraza wafata Satani aramuzingazinga amushyira mu nyanja y'umuriro. Ngo afata n'urupfu n'ikuzimu wabishyira mu nyanja y'umuriro. Ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma ikimbabaza n'ikimwe n'abanyabyaha babo batabonye banditse mu gitabo cy'ubugingo nabo bashyiramo ntuzajye umukagira Imana. Uzajye Satani nawe yamaze gutwara kuko ntitwabakarura ariko mwebwe abicaye mu hano buy your ticket today muzajye. Amen. Kuko iyo uri mu biganza bya Yesu umva ndenda kubabwiza ukuri nagiye nihebye
kandi muzitegereza abantu b'Imana bose abaguye mu biganza bye bamera neza. Njya ntekereza Daniyeli bagiye kumunaga mu rwobo rw'intare. Umwami aramubwira ati Daniyeli bagufasha usenga kandi twarabibujije kandi amategeko y'Abayahudi n'Abaperesi ntavuguruzwa, so urajya mu rwobo rw'intare tu. Baramuterura baramujyana, agomba kuba yarabwiye Imana ati ngwino Mana mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Iramusaba, aramubwira ati Daniyeli how are you? Daniyeli arara hagati y'intare mu biganza by'Uwiteka. Ureka mubwire ibibazo ntibizamukange niba ndakunaga no mu rwobo rw'intare. Ntabwo zizakurya iyo uri mu biganza by'Uwiteka, you are protected. Hallelujah. Hanyuma mu gitondo utekereza Daniyeli arayasinziriye kandi bamugaburiye intare, nazo ziratuza zirabwita pureto ubwo intare muri tubwiye ko ejo tuzarya ntabwo reka twisinzirire iby'inzara twaba tubyiburiye. Agufiteho access ariko iri mu biganza by'Imana you are protected. Reka nangirize ku mbaraga zo gushyira ubuzima bwacu mu biganza by'Imana. Yesu yashyize ubuzima bwe mu biganza by'Imana, bati ubuzima bwanjye bushyize mu biganza byawe ndabukubikije. Imana iramubwira ati nibamanure umubiri. Inkoni Mose yarayifashe yarayirebye ihindutse inzoka. Imana iramubwira ati nuko bigenda iyo umuntu anaze ikintu mu biganza byanjye. Njye ndeba urubyiruko rungana n'icyaha, abantu uwamfasha bakabyumva, uwamfasha bakabisobanukirwa, kuko iki gihugu gikeneye abantu bashyize ubuzima bwabo mu biganza by'Imana. Muzitegereze muri domene zose. Ntabwo Daniyeli yari umutambyi, ntabwo Daniyeli yari umunyedini ufite ikimodoka wabonye atwaye ngo kuva aho bamuhereye uriya mushinga w'imfubyi n'abapfakazi ngo yaguze ikimodoka yubaka n'ikizu, wabona uko mubaza aho yakuye amafaranga. Dukeneye abantu bashyize ubuzima bwabo mu biganza by'Imana. Haleluya. None Imana ikatuzamura tugatangira gukora ibintu by'abantu bari mu biganza by'Imana. Mu yandi magambo tugahinduka igikoresho. Iyo uvuze ngo mu biganza byawe niho nshyize ubuzima bwawe, mu yandi magambo uvuga ngo an instrument, ndi igikoresho mu biganza byawe, use me. Haleluya. Ndashaka gucalenjinga buri muntu wese uri hano. Reka iyi tembe wafashe Imana izabaho umugisha pe, Imana izabaho umugisha. Iyi concert mwayishyize muri tembe nziza. Buri muntu wese uyu mugoroba arukijwe n'udakijwe, nimushyira ubuzima bwanyu mu biganza by'Imana kandi muvugishije ukuri, yararya tubeshya Imana ariko muranatinyuka. Umuntu ubeshya Imana kandi kureba ku mutima guriya iriya n'ibigambo gusa avuga nta kirimo. Umunsi uwitwa William Kare yize kuvuga ngo umunsi Imana yabonye umuntu ushyira ubuzima bwe mu biganza byayo ngo muzabona icyo ishobora gukora iyo ibonye umuntu nk'uwo. Noneho umuntu w'umudozi w'inkweto witwaga Diel Moody arabyumva, aragenda arapfukama, yari umusore w'imyaka 19, abwira Imana ngo Mana niba ibi ngibi uriya mugabo yavuze ari ukuri, I put my life in your hands. Wirengagize ubuswa bwanjye, kuko yari umudozi w'inkweto korodoniye. Wirengagize ubukene bwanjye, wirengagize ibyo ntafite, icyo mfite ndakiguhaye, I put my life in your hands. Yavuye mu muvugabutumwa, nimuzumva bitwa ba Billy Graham, iteka baravuga ngo twebwe turaba descendants, twaje dukurikiye Diel Moody. N'ubu hariho Bible school yitirirwa Diel Moody. Diel Moody yagize impact ku isi, umukorodoniye. Yewe mfite ikibazo mumufasha, sindi umukorodoniye. Ibipapuro byose abantu baronka kuri iyi si ndabifite. Diplome ya sogonderi nyibitseho, ifite amanota menshi. Bachelor's degree ya university yacu yari itandukanye n'izanyu. Bachelor's yacu yari imyaka 3, tugashyiraho lisansi y'indi myaka 2, so kuba dufite masters.
bachelors y'itatu ndayifite na lisansi ndayifite na masters ndayifite yo mu Bwongereza na masters yo muri Amerika na doctor ubona mu mukorodoniye ubu ni kina gutwaye ubona mu mukorodoniye andushe kugira impact niba harakona shigaje muzakambire muri imyaka shigaje mbanze kakuremo ariko nanjye sike impact ya diye limite umukorodoniye ndi umukorodoniye udodi kweto akabwiriza abantu bakajya bamwitirira ba Billy bakavuga turiye n'uwo twefu wacu Billy Graham yanyeganyeje isi nuko mukiri bato bari mu munsi yanyeganyeje isi Billy Graham asiga Bible school yitwa D.L. Moody Bible school yigisha abakozi b'Imana umukorodoniye mwareka tukarota inzozi gize yewe sinzi aho nzagarukira icyo nzi nuko I'm not finished ninjya no mu kiruhuko cy'izabukuru sinzababa ntabwo nzaba finished kuko ndashaka yuko niyo napfa uriya muntu witwa Elisa yakurikiye rero aramubwira ati Eliya mbabarira imigabane ibiri y'umwuka wagukuriho yaramubwira ati bamwana ugasobanutse double unction kwa pastor bari mu handi na mbere bagari ashimanye mu muri knowledge bari abahungu mureke tubahe double unction umwana arazamuka muri ino minsi yatangira kwinyagamura yatera akavumbi gakeya utwesha igonje kasoko hano jewe n'igihe ufite icwende ry'amavuta abandi mwese ugomba kuba dependent ariko Eliya yaranezerewe yumvise Elisa amusabye inshuro ebyiri z'umwuka wo muri we yaba ari nkatwe baramubwiye ngo uravuga ko ushaka kumusumba ahubwo Eliya yaravuze ati yes amagarandi y'uko ushaka kumusumba hari umwana yerutse kuzana ati pastor ati ningana nawe ndashaka kuzabambwiriza kukurusha nawe rero uzaze kubwira inzira umuntu acamo ubanza usome Bibiliya uyirangize rimwe mu mwaka nurangiza ubifata amasengesho usengera ugambirire kuzura umwuka kugeza igihe uzasengera bikakurenga aho rero sinahagera nanjye ndacyashaka amen double unction Eliya aramubwira ati numbona nzamuka birakubera mu gusaza kandi murabizi ntabwo Eliya yagiye mu igare kuko mujya mubeshya yagiye muri serwaki inshuro ebyiri ngo ubwo Eliya yaragiye kujya mu ijuru muri serwaki uzi gukanura muri serwaki arakanuye serwaki biraje arakanura aramubona agenda igishura cy'ubuye aragifata aravuga ati se uyu mugabo uko yari amagare n'amafarasi ya Isirayeli tubaye abandi tenga ndebe ko igishura ibyo nasabye byambaye afata cya gishura kubita amazi acikamo kabiri ati karabaye rero ubu igishura ebyiri z'umwuka zije muzarebe itangaza Eliya yakoze Elisa yakoze dubura ariko ibyo ndenda kurangirizaho amaze gupfa baramuhamba kuko nawe afite imbaraga barapfa umunsi umwe rero abamowabu bari bateye muri Isirayeli abantu bagiye guhamba umuntu wabo babona ingabo z'abamowabu bati turapfuye wa muntu baramufata bamujuguta mu mva ya Elisa yikubise ku maboko ya Elisa arazuka bagiye kubona babona aje yirukanka inyuma je ntekereza abantu bumvise bameze babonye umuntu aje yiruka inyuma bayirutse bakundaga mu mva